ntabwo njya nkibura cyane Rahira ndakibona pe ntawe uraguhamagara ngo ubure icyo umubwira ntabwo nasiburamo ubuzima kubera ko iyampamagaye ifite byinshi byo kuvuga yego ngiye ku bwanjye nshobora kukibura ariko kubera ko Imana yampamagaye ikima buri munsi buri segonda imicyo kuvuga akenshi se yurebye nyine abantu baguhamagara Imana ikakunyuramo ukabahanurira yego ubona bisora mu gihe kingana iki ko njye nikundira ibiza vuba kankubwire rero hari abampamagara mu minsi ibiri kumva ati mukozi w'Imana mpera Imana icyubahiro mbabarira aho waba uhagaze hose utere haleluya kubera ko igitangaza cyaturitse yego kanya ndategetse mu izina ry'Uwiteka reka abarwaye amaguru bakire reka abarwaye mu nda bakire reka abarwaye umugongo bakire aba bagabo basize aka kanya bagaruke mu izina rya Yesu ndabagaruye mu izina rya Yesu reka Yesu bahe ubwenge reka ubagaruze inkoni y'ubugwaneza mu izina rya Yesu. Yes, reka mbasuze bakunzi ba Concorde TV show aho mere usaye mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali abari mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuje Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha. Reka mbashimire mwe mwakanze subscribe mukadushyigikira tukaba tuku umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro ubwo bwa mbere ukayikandaho ngusabiye umugisha. Nanjye nabasezeranije ko ntazajya mbicisha irungu ahubwo nzajya mbashakira abakozi b'Imana bafite amavuta y'Uwiteka. Niyo mpamvu nafashe urugendo ubu nibereye mu kagari ka Nyamabuye mu murenge wa Kagogo mu karere ka Burera. Naje kureba umukozi w'Imana yitwa Mukanoheri Joseline. Uraho? Yego ndaho. Yesu ashimwe. Ahimbaza. Umwaka mushya kuri twese. Yego. Warawuriye ntabwo wakuriye? Narawuriye ndawuhamye. Yego. Kubanza dusengera urambwira naho wawuririye. Yego. Kadusenga Imana. Yego. Mana turagushimye urera urakiranuka uri umukozi w'umuhanga uri Imana ivuga bikawategeka bigakomera. Yesu ndagushimye ko wabanye natwe ndetse mu bicuku bya nijoro wabanye natwe watanze ingabo zipfa ku bwacu si uko twari beza ahubwo ni imbabazi zawe. Ndagushimiye mwami ko twongeye guterana turi amahoro izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uyu mwanya ndawusengeye kugira cyane uwiberemo uganze utegeke mu izina rya Yesu. Reka imbaraga zacu ziburizwemo ahubwo izawe zishirwe hejuru. Reka utuzenguruke utugotesha abamarayika. Reka twasame wivugire kubera kuri umukozi w'umuhanga. Comeje ni Satani n'abadayimoni nirukanye gukora k'umwanzi. Imbaraga zikuzimu ndazinanije zahagurukira kuturwanya mbitesheje agaciro ahubwo mamagaye imbaraga z'ijuru kugira ngo zivange mu byacu. Ngaho bana natwe mwami mbisabye mbyizeye mu izina rya Yesu amen. Amen. Yego ngaho urambwira kubunane waruri? Kubunane nari ndi i Kigali. Niho nariri ubunane. Yego. Byagenze soga ngo ujye kuburira Kigali utabiri hano mu cyaro. Muvyeyi wanje mbanje kumusuhuza. Yarampamagaye arambwira ngo uyu munsi tugomba gusangira umunsi mukuru. Mama wawe saba i Kigali? Oya ni umubyeyi wanjye mu by'umwuka. Yego. Kubera ko nanduta ni umubyeyi wanjye. Yego. Mbanje kumusuhuza ndamusuje cyane kandi ndamuyambiriye. Amahoro y'Imana bane nawe. Amen. Ubwo nagezeyo yarampamagaye ndagenda arambwira ati nshaka dusangira umunsi mukuru. Twarawusangiye bawuturitsa ndi kureba nanjye ndawuturitsa ibintu bigenda neza. Kumva ndi gushima Imana kubera ko yawundindiye. Mwamenyanye ryari se umubyeyi wawe? Aho tumenyaniye hashize ukwezi. Yego. Mwamenyaniye hano? Yego. Akubera umubyeyi? Yambereye umubyeyi n'uyu munsi ni umubyeyi wanjye ndamushimiye cyane. Nose kuguhitamo kugira ngo umubere umwana ubwo yabikuye kuki? Kuki se atari njye yafashe? Oya amahirwe. Ni amahirwe y'umuntu. Yego hari igihe ureba umuntu ukumva uramukunze cyane bati nyamara uyu muntu yambera umwana nanjye nkamubera umubyeyi. Ubwo njye nta muntu nkunze. Wowe? Ko bagukunda cyane ra. Gute sose njye nawe yambera umubyeyi. Wowe? None se
nawe watubereye umubyeyi tukubera abana yego ese urumva bitari kuyingayingana cyane uko njye mba ndi hano inyuma baba batari kundeba impamvu ariko ijwi ryawe baba bari kuryumva cyane kandi bakanarikurikira rahira ni ukuri pe nuko ntawe ariko nanjye hari uhari da njye kuko atemeye kumbera umubyeyi nanjye ngo mbe umwana we agahitamo wowe impamvu yamisemo yuko yandebaga yarandebaga kandi ibyo nakoraga byose yarimo kundeba abati nyamara uyu muntu yavamo umwana mwiza yego aguha ubunani kabisa ati nta mpamvu yo ubunani yampaye ubunani uzi gukata keke ku munsi mukuru nyine bivuge neza bivuze ngo yijihije isabukuru yanjye y'amavuko yego muri make yarantunguye arangije ankoreshereza umunsi mukuru Imana singiye kwiyemera mu buzima navuka nibwo nari nkase keke Imana ishimwe kabisa yego narayikase pe ariko ntacyo aho ndagaruka kuri wa muntu waguhamagaye urumva akukubwira ngo va kuri YouTube ubwo ngo waguye wagize uti yego wawundi rero ikimenyesha cyo nta nubwo yongeye kumpamagara ntabwo yakonje habe no kunyandikira ntabwo yakozwe n'isoni ko yari kuvuga nabi no se ahantu umuntu agera akivugira ijambo ry'Imana abantu bakabohoka nawe ukibonera ababyeyi rasura kumva mu myaka umaze yego nibo bwa mbere ukase keke nabaho yego nabaho barayinsiga bamenaho amazi ndavuga ntari kuwiteka we urakabyara urakabyara pe ahandi se umurimo w'Imana umeze ute umurimo w'Imana uri kwaguka umeze neza Mana ntacyo nawushinje amavuta n'imbaraga biri kwiyongera abantu be kuguhamagara ukabona icyo babwira ndi kukibona ntabwo njya nkibura cyane rahira ndakibona pe ntawe uraguhamagara ngo ubure icyo umubwira ntabwo nakiburamo ubuzima kubera ko iyampamagaye ifite byinshi byo kuvuga ngiye ku bwanjye nshobora kukibura ariko kubera ko Imana yampamagaye ikima buri munsi buri imicyo kuvuga akenshi se yurebye nyine abantu baguhamagara Imana ikakunyura mukabahanurira yego ubona bisora mu gihe kingana iki ko njye nikundira ibiza vuba kankubwire rero hari abampamagara mu minsi ibiri kumva ati mukozi w'Imana mpera Imana icyubahiro mbabarira aho waba uhagaze hose utere haleluya kubera ko igitangaza cyaturitse yego hari abampamagara icyumweru mu minsi ibiri ibyo nasabaga nabibonye ngutyo yego nawe uramara ukwezi cyangwa guhamagara ati bya bintu wamanuriye kuko ibiri gutinda gusohora oya nubwo byamara ukwezi ariko abari kureba agacu abari kureba agacu kandi uko byasa kose nubwo bitari kuza ariko hari agacu ndimo kubona sibyo rata none se abo b'iminsi ibiri yego n'ubundi Imana yakubwiye ngo umubwire yuko ibyo bizayisora mu minsi ibiri oya nkubwenge imbwira iminsi ibiri naba mbeshe wowe ndakubwira ngo mpamanyije n'umwuka w'Imana yego Imana iraje ikwiyereke cyane cyane nkunda gusengera umuntu ubwira nti njyewe nshobora kukubwira ntubyiyumvishemo ariko Imana iguhe kurota yego akamamagara mbwira ngo yarose sibyo rata nuko fashe telefone ndibuka yego ejo ndi wampamagara ati byanze wambabarira koko wambabarira ati telefone yapfuye yari yakwamye ariko imbaraga z'Imana zayigezeho yego ni Satani ushaka kujijisha ariko nanjye nanagusengeye nubwo ujya umpinga nyine ukagira ariko ufite amavuta urumva ufite amavuta ateye ubwoba ni umurira kira pe urumva kuko iyo niko kazi kawe niho gashingiye nyine kandi nibyo tuba dushaka abari kure abari hafi bagahamagara ukabasengera ubwo telefone yari ipfuye kandi uramye uti hari umuntu ufite ibibazo ndi gusengera uzi ko umuntu uguhamagara wamusengera yarangiza ati ndabohotse Imana ishimwe kavuga ngo nsubijwemo imbaraga yego uzi icyo tugiye gukora yego tugiye kujya mu mwanya w'ijambo ry'Imana ariko abantu bajya dushinja ngo tujya twivugira ibyacu gusa ugasanga umwanya w'ijambo ry'Imana tuhaye
agahe gatoya Yego. sibyo Yego. kandi n'ubuhanuzi nibunamanu yego ariko ubu byashoboka ko ndakavuze ndibuka Yego. ubu byashoboka gutyo ukaba uri mu kiganiro gutya turi kuganira sibyo gutya turi kuganira warangiza Imana ikakwereka ibintu by'umuntu akazareba ikiganiro akazabona n'ubundi ibintu ari ibye cyane rwose yego hari n'igihe usoma ijambo none nk'aba badukurikiye neza kumva niwe uri kuvuga yego agasubizwamo intege agasubizwamo imbaraga kavuga ati uyu muntu rwose ibyanjye yabibonye utarinze kuvugana nawe yego none se byanashoboka ukavuga uti ubu ndi gusenga ndi mu mavuta ndi kubona umuntu wari umaze imyaka 2 atwite inda yaranze kumuvaho none mbonye agiye kubyara byashoboka nibiza rero bivuge Imana ibikweretse ugomba kubivuga nibyo narindi gusasira urumva hano turi free urumva nibiza ntubisubizeyo oya ntabwo ngomba kubisubiza ndabisubiza hose ngo mbishire mu isafuriya ntabwo nabisubizayo yego karibu rero yego uwo murecyaro undi muntu uri kumwita ahubwo mukupe kugira ngo urabona uko amuhamagara amurangire hano Yesu ashime cyane amen ariko hari umuririmbyi uri kumfasha cyane tumuririmbe ntabwo ndamutindaho ariko ngiye kumuririmba yego ngiye kumuririmba amfashe nawe agufashe nkunda kubwira abantu urumva hari ukuntu tujya gusenga ahantu ugakora nk'urugendo rw'isaha rero nkakunda kubwira abantu ngo icyagukuye iwawe mu rugo yego ugafata urugendo rw'amasaha 2 cyangwa isaha kigutere gufashwa ntawe ugutegetse ntawe uguhase ngo ufashwa icyo cyagukuye iwawe kikakuzana kukwicaza aho wagenewe kigutere gufashwa Imana ishimwe ariko uyu muririmbyi rata umbabarira gufashe nawe uri kuri kamera gufashe uri inyuma ya kamera ndabizi urafashwa cyane hari n'igihe unkuruye nkumva ndimo ndani nkumva ibicu nabigezemo aravuga ngo ndabizi se hejuru y'abami ndetse n'abatware hejuru y'abakomeye hejuru y'ibizima n'abamarayika hariho Imana ikomeye dusubiramo hejuru y'abami ndetse n'abatware hejuru y'abakomeye hejuru y'ibizima n'abamarayika ikomeye iri hejuru y'abahanuzi wo mwamara uti imfura zo mu isi ibyaremwe byose nta kimwe kitaremwe n'ibiganza bye haleluya haleluya dufite Imana iri hejuru y'ibyo byose rata dufite Imana iri hejuru y'abarozi dufite Imana iri hejuru y'abapfumu dufite Imana iri hejuru y'ubwo burwayi urwaye Imana ishimwe iri hejuru y'abahanuzi ese Imana iri hejuru y'abahanuzi yaburute kuba hejuru y'abarozi haleluya haleluya noneho agakurikiyeho ngabandi biringira amagare n'amafarashi abandi biringira ibigirwamana byabo ariko twebwe Imana twiringiye iri hejuru ya byose haleluya haleluya ndagutangariza wowe aka kanya wiringiye Imana iri hejuru ya byose haleluya iri hejuru y'abarozi numara kwiringira ko Imana iri hejuru y'abarozi abo barozi bakuroga ntabwo urongera kugira ubwoba Imana ishimwe ntabwo urongera kubagirira ubwoba ntabwo urongera kugira ubwoba y'amaguru maze iminsi urwaye ndetse ntabwo urongera kugira ubwoba
haleluya, Amen. haleluya. Amen. Ntabwo urongera guterwa ubwoba n'ikibazo cyo mu nda umaranye iminsi, nta nubwo uraterwa ubwoba n'ubukene umazeho iminsi, n'ubushomeri umazeho iminsi, kubera ko uraba ufite Imana iri hejuru ya byose. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Imana ishimwe. Amen. Uyu muririmbyi ndamukunda cyane, ari hejuru y'abahanuzi. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Nyemerera aka kanya wumve ko Imana iri hejuru y'ibyo byose bikuzengurutse. Abo ba Faraho umenye ko Imana iri hejuru yabo, abo ba Herode umenye ko Imana iri hejuru yabyo. Imana ishimwe. Amen. Yesu azatugirira neza, Nukuri. katwigire mu ijambo. Yego. Haleluya. Amen. Muririmbyi aravuze ngo Imana izatugirira neza. Imana izatugirira. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Imana izatugirira neza, kabone bwaba mu ijoro, haba mu mvura, haba ku manywa. Imana izatugirira neza. Ntabwo Imana itinya imvura, nta nubwo itinya izuba. Imana ikorera hose icyarimwe. Nukuri. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Amen. Imana izatugirira neza. Nukuri. Ndafashijwe, Nanjye. ndikumva ndi gufashwa mu izina rya Yesu. Amen. Imana izatugirira neza. Nukuri. Tugiye kwisomera muri Yesaya, Yesaya 54. Yego. Imana ishimwe. Amen. Yesaya 54 turasoma ku murongo wa 17. Jambo riratubwiye ngo ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira icyo igutwara, kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukurwanya uzarutsinda. Ibyo nibyo murage w'abagaragu b'Uwiteka, kandi uko niko gukiranuka kwabo guturuka aho ndi, niko Uwiteka avuga. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Nta ntwaro bacuriye, haleluya. Nta ntwaro bacuze izigera igukanga, nta ntwaro bacuze izigera iguhagurukira. Haleluya, Imana ishimwe. N'akanwa kazahagurukira kukurwanya ngo uzagatsinda mu izina rya Yesu, kubera ko uzaba uri kumwe n'Uwiteka, kubera ko uzaba uri kumwe n'Imana. Haleluya. Nta mbaraga. Haleluya. Aka kanya ndagira ngo ngutangarize, ndi ku ijambo ry'ihumure. Haleluya. Ndi ku ijambo ry'ihumure. Kankubwira akantu gato. Impamvu, haleluya, impamvu Penina yikarakasaga kuri Ana nuko izo mbaraga z'Imana zitari zakageze kwa Ana, ariko zimaze kuhagera ntabwo Penina yongeye kwikarakasa kuri Ana. Haleluya. Imana ishimwe. Nawe ndagira ngo nkubwire ngo imbaraga zose wabonaga ziri kukurwanya, aka kanya zikuweho mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Ubwo burwayi wabonaga budafite iherezo, aka kanya Imana ishizeho iherezo. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ntabwo Imana ikorera mu Rwanda gusa, ikorera no hanze y'ibihugu, ikagera i Bugande, byose ikabizengurukamo. Ariko Imana irirahiriye ngo nta ntwaro bacuriye kukurwanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndagira nkubwire ngo Imana aka kanya tuvugana igeze ku murozi wakurogaga, igeze ku bakubutezaga inyatsi, igeze ku bavuze ngo ntacyo uzimarira, kubera ko iyera yakuremye ikagushira hano ku isi yarize imibereho yawe. Haleluya. Imana ishimwe. Imana izakurengera. Haleluya. Izakurengera idaciye ku miryango rata, izakurengera idaciye ku mugabo. Iyo igiye gutabara ntabwo ibaza mama wawe, iyo igiye kukurengera nta nubwo ica ku bavandimwe. Imana ishimwe. Ahubwo irakurengera, yihagurukira nk'Imana, ikaza kuri teri, ikareba aho byabereye, ikagushigikira, ikakubwira ati mwana wanjye ndakurinze, ndakuzengurutse, ndakugose. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe ntihabwe icyubahiro. Hari agakorase ejo kiriwe kari kumfasha cyane. Numva
numva kari kumfasha cyane. Karavuga ngo Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba, Imana iturebera ngaho, Imana iturebera aho tutareba, Imana iturebera kuri abo baturanyi, Imana iturebera mu rugo rwacu, Imana iturebera aho tutareba. Imana ishimwe. Imana iturebera aho tutareba. Imana ireba munsi y'urutare ikareba agashishi k'umukara ikavuga ati wagashishiriwe, nubwo uri kwinjira mu urwo rutare ndagukurayo mu izina rya Yesu, ariko ndagutangariza ko hari ibyawe byaboshwe aka kanya birabohowe. Hari abarozi bakuzengereje aka kanya Imana ibagukuyeho, iragushigikiye mu izina rya Yesu, ikumaza umubabaro n'agahinda. Yego, ntukangwe n'ikibazo umaranye iminsi mu nda, ntukangwe n'ikibazo umaranye iminsi mu mugongo, ntukangwe n'ikibazo, ntukangwe no kubura ibitotsi, ntukangwe nuko umugabo ari kujya mu bundi bukorikori, ntukangwe nuko yagutaye akazana izindi nshoreke. Haleluya. Dufite Imana idatererana abayo, dufite Imana itarobanura ku buto, ngariko icyakora iratonesha. Haleluya. Imana hari amasezerano yaguhaye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo aka kanya Imana ije kuyashigikira ndetse ije kuvivura, ije kureba ikibazo cyabereye, ije gushira mu mahoro, ije kukurwanirira, ije kuguha ihumure. Haleluya. Ije kuguha ibitotsi wowe urara udasinzira. Abarozi bakugizeho ijambo, ariko nawe uyu munsi ugiye kubagiraho ijambo. Imana ishimwe. Imana yacu ifite imbaraga, ifite ububasha, wikongera gutinyishwa n'abo barozi, kubera ko umurozi nta bubasha afite bwo kukwica. Haleluya. Umurozi nta bubasha afite. Imana izaturengera. Imana ntabwo itererana abayo, ariko ndagira ngo nkubwire ngo wowe wabuze urubyaro urabyaye mu izina rya Yesu. Haleluya. Nta ntwaro bacuriye kukurwanya, nta nizigera gukoraho, nta nizigera kumenyera. Njya nkunda kubwira Satani ntumenyere, kubera ko numenyera ndakwereka aho byabereye. Haleluya. Satani ntakagukange, mukange mubwira ngo Satani ndabizi uri kuborera ikuzimu, ndabizi intambara gufite, icyuzi n'ukwikarakasa, icyuzi n'ubwibone, ariko Satani turi kumwe. Haleluya. Ni mbiri. Nta kirazira guha Satani akanya ngo yitekerezeho. Mubuze umwanya wo kwitekerezaho, ndetse umubuze n'umwanya wo kugutekerezaho. Haleluya. Imana ishimwe. Yesu azatugirira neza. Imana izaturengera mu byago no mu makuba, izaturwanirira, izatubohora. Ariko aka kanya Imana ibohoye abantu, aka kanya Imana ikoresheje itegeko. Imana ishimwe. Aka kanya Imana ije kuyobora babandi batari bafite kwiyobora, babandi babuzaho icyerekezo, ije kubaha icyerekezo, babandi babuze urushoro, ije kubaho. Yesu afite amafaranga. Kubera ikivuga ngo nta mafaranga, wakoreye Yesu ko afite amafaranga mwa bantu banjye. Haleluya. Yesu afite amafaranga iyo wamukoreye, iyo utabijanditse. Hari ijambo rikunda kumbwira ngo nitutagwa isari tuzagororerwa. Haleluya. Imana izaturengera mu byago na mu makuba, Imana izaturwanirira, Imana izakoresha abari kure na hafi bakurwanirire, Imana izacisha bugufa bakwishize hejuru. Imana, haleluya, baguhimbye amazina ariko Uwiteka aje kuguhindurira izina. Haleluya. Abana b'abantu bakwisa amazina, ariko uyu munsi Imana irayahinduye. Byashoboka ko nta gaciro ufite mu muryango, ariko Imana ije kuguha agaciro. Byashoboka ko nta gaciro ufite k'umugabo, ariko iraje imucisha bugufi iguhereza agaciro, kubera ko ariyo yabivuze. Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro, ije kuguha agaciro. Wowe ufite ikibazo cyuko nta ibyangombwa byawe, ariko Yesu aje kuguha ibindi byangombwa by'akazi kugira ngo winjire mu kazi
kawe ufite ibyangombwa. Haleluya. Yesu nashimwe, Yesu nahimbazwe. Yesu ni umubyeyi wacu utajya dutererana mu makuba, ariko ndakumenyesha ko uyu munsi karuhura yageze iwawe mu rugo. Haleluya. Yesu yageze iwawe mu rugo. Yesu uyu munsi aricara iwawe mu rugo. Yesu uyu munsi arakurengera. Yesu uyu munsi akoherereje ubutabazi buva hera. Haleluya. Akoherereje ubutabazi. Haleluya. Bagarira amasezerano Imana yaguhaye. Imana ishimwe. Yabagarira ataza gukubitwa n'izuba ugasanga arahungabanye. Bagarira amasezerano yawe kugira ngo Yesu naza kugusubiza azasanga ukibirimo neza, azasanga ukicaye hahandi yagusize, niho bizagenda neza. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Haleluya. Amen. Ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara, kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ibyo nibyo murage w'abagaragu b'Uwiteka, kandi uko niko gukiranuka kwabo guturuka hondi, niko Uwiteka avuga. Amen. 078 078 gatandatu gatandatu 456 89. Yego. Nisengesho dusoza. Yesu turagushimye, uri umukozi w'umuhanga, urera urakiranuka, ufite imbaraga n'ubutwari, nta uhangwe nawe. Ndagushimiye kubanye natwe mu ijambo, izina ryawe rishimwe. Ijambo ryawe rirera, ndetse ijambo ryawe ni umutsima utera imbaraga, ndetse ijambo ryawe hari aho ridukura, hari n'aho ritugeza. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ndagushimye kuvuganya natwe mu ijambo, ndetse ukavugana natwe mu muririmbyi. Izina ryawe nirishimwe. Yesu, aka kanya nyemerera ugenderera abantu bawe, nyemerera ubabohore, nyemerera ubakize mu izina rya Yesu. Ariko aka kanya ndategetse mu izina ry'Uwiteka, reka abarwaye amaguru bakire, reka abarwaye mu nda bakire, reka abarwaye umugongo bakire, aba bagabo basize aka kanya bagaruke mu izina rya Yesu. Ndabagaruye mu izina rya Yesu. Reka Yesu bahe ubwenge, reka ubagaruze inkoni y'ubugwaneza mu izina rya Yesu. Wiyubahishe kubera kuri umukozi w'umuhanga. Rengera abantu babona akazi papa. Rengera ababyeyi, rengera abapapa mwami, rengera abasore n'abakobwa. Biteho cyane ubarwanirire, batabare kubera kuri umukozi w'umuhanga. Barengere kandi ubaneshereze kubera kuri umuneshi. Niyo mpamvu ngutumiye kugira ngo warukire kuturengera, ugere mu bihugu byo hanze, mu Rwanda uhajagajage mu izina rya Yesu. Ndirukana Satani n'abadayimoni, ndirukana imyuka mibi. Kora ku mwanzi ndakwirukanye, mbaraga zikuzimu ndazirukanye. Yesu, ndafata mpiri ibyiyoberanya mu izina rya Yesu. Mbaraga z'abarozi nzifashe mpiri mu izina rya Yesu. Ndazitwitse mu izina rya Yesu. Reka abana b'Imana babohorwe mu izina rya Yesu. Reka uziture ibyo abana abantu baziritse. Wiheshe icyubahiro kubera kuri umukozi w'umuhanga. Ngakomeza ubane natwe, komeza uturengere. Tanga kubyara, tanga guheka, tanga ubwenge. Yesu, tanga akazi bimenyekane. Ugeze kwa Yayiro biramenyekana, ugeze kwa Mariya na Marita biramenyekana. Reka ugere mu mago y'aba bantu bimenyekane kubera kuri Imana. Ngakomeza ubane natwe mwami, utwigaragarize nk'Uwiteka. Ibyo ukunda n'ibyo ushaka ari byo uduhera ubuntu. Tubigusabye tubyizeye mu izina rya Yesu. Amen.